akore radiyo ivuge. Ubwo se uwo muntu mutekereza ngo mumufashije mukamuha ibikoresho bigezweho, abaperezida bari bagiye baba bamacuya kabisa ku buryo nk'uko mubizi nyine bene aba perezida ntago barambaho nta mu perezida no kugira ngo umuperezida amara igihe kirekire ku butegetsi adashyigikiwe n'abo bambatsi bihugu, ni ibintu hano iwacu bigorana. Sankara ntishwe na mubyara we kandi vumbuye imibare mudasanga ari umunyafurika. Nimubareba uwavumbuye ubuvuzi mudasanga ari umunyafurika. Nimubureba ibintu byinshi usanga abo tugiye tubona abantu tugize nk'aba Sankara benshi, tukagira nk'aba Kadafi benshi, tukagira mbese hari abantu ari nawe wamushyize ku butegetsi bakubwira ko Sankara yari yarafunzwe. Ishimwe ikuzo cy'uburo n'ibya Allah, amahoro n'imigisha n'ibisakare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad. Imana imuhe amahoro n'imigisha hamwe n'abiwe, abamukurikirana bazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Allahumma amin. Noneho ntabwo byoroshye ahangahe iwacu, abantu bahabutse. Nakomeje kumva ku ibinyamakuru binyuranye cyangwa se mu ma YouTube channel anyuranye, abantu bahabutse rwose. Noneho FPR bayikuriye ingofero, ariko njye ntabwo mbona ko ari ibintu bihambaye. Bati Rusesabagina, Sankara n'abariya bose bagiye baza no muri FDR n'abandi, ndetse n'abo muri rya shyaka harya babandi bari muri Nyungwe ni bandera, babandi nyine ba Sankara bariya ba Mudafiru n'abandi bose barazanywe. None n'Agakire kuva muri Amerika yahageze, nkuru ziracicikana cyane. Bati ngo sinzi bamwe bagafungiye muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Nyamara byamaze kugaragara ko Gakire ari mageragere. Ibyo n'ushinzwe gereza ya Mageragere nawe yabyemeje, yabajijwe n'umunyamakuru amazi uko yahageze, amazi urukiko ntago aruzi, ntago ibyo byitayeho, ntago aruzi. Icyo azi ko cyo nuko afunze umuntu gusa, nuko afite umuntu witwa Gakire muri gereza ye. Uko yagezemo nyine ibyo ngibyo, mwaje ngo inkiko ni izihe, ngo ni urukiko gusa rwo mu Rwanda, gusa rwo mu Buholandi, ndetse rwo n'ahandi n'urwo mu Rwanda. Ikidatangaje ni uko mu Rwanda nyine amategeko ntabwo ari ngombwa ko yubahirizwa. Donc bipfa kuba gusa hari oda yatanzwe, ubwo nyine ntabwo ari ibintu bigoye ko wafunga umuntu utamunyujije no mu rukiko. Ntabwo ari ngombwa. Ubundi muri principe mu mategeko nuko urubanza rutangazwa, abantu bakarukurikira cyangwa se mbese rukamenyekana, umuntu nyine akaburana akajya muri gereza ariko byamenyeshejwe yavuye mu nkiko. Ntabwo ubundi bisanzwe ko umuntu yinjira muri gereza gusa bitazwi ngo yaburanye byagenze gute. Ariko we amakuru yatugezeho yaramaze iminsi myinshi ashakishwa, n'ubishe na Ntagara igihe atangaza ko nabyo byashimishije abantu benshi. Iyo bari benshi simbizi, ariko bishobora kuba ari bakeya, ahubwo nanjye nshobora kuba nkabije. Mbese navuga ko byashimishije abantu bamwe nyine baba bakunda nyine, mbese baba bifuza nyine ko uko ibintu byagenda ukundi. Ariko barabyishimiye. Rero Ntagara yeguye nawe yatabarije Gakire ati umuzamubona yagaragaye. Ntagara yagaragaye, Gakire ari muri Mageragere. Hanyuma ikizwi ni uko mu by'ukuri ku makuru nyayo, ntabwo uyu mugabo ngo yashimuswe, ahubwo yaje ku gipindi. Yaje rero yizanye, yateze indege arizana, nuko nyine ageze i Kigali arafungwa. Ubwo nuko nguko numvaga umuvandimwe Kaziga bavuga ati ntabwo baramenya inkotanyi, ntabwo
barazibamenya ntabwo barazimenya. Gusa nkeka ko ari bake batazizi kuko inkotanyi zo turazizi cyane, yenda batazizi bo bashobora kuba batazizi, ariko ni bya bindi nyine byacu by'abanyarwanda nyine. Ariko nzi neza ko abanyarwanda benshi nabo tuganira nabo numva bazizi ndetse no kundusha. Hari ibyo bambwira nkumva njyewe n'ibyo mbona ni bike, aho nkasanga bo babona byinshi. Ikibazo gusa ni cya kibazo nyine cy'ubwoba, kuko ntimugire ngo ibi biba bikozwe byo si ibintu biteye ubwoba, kuko umuntu wumvishe ngo Gakire yavuye muri Amerika, ariko nibyo nyambabwira buri gihe ko buriya Imana ari igitangaza. Donc Imana niyo izi ubutaka umuntu azapfiraho, kuko hari abantu numvishe barimo kwibaza byinshi, ukuntu umuntu yagiye, sinzi ngo yigeze gutangaza ibintu bikomeye cyane, yigeze gutanga ingingo 5 ngo z'umuntu w'umudikitateri, ngo kuri foto kuri ashyiraho Paul Kagame, hanyuma yaje kubibazwa ariko arabirokoka. Nyine bibaza bati icyo gihe kuki bitamufashe, nyamara akagenda, none aragarutse, none isanze hari niko abantu baba bibaza nyine. Nibyo donc aho ikizakubaho ntaho gicikira. Niba byaranditswe nyine muri dosiye ye ko agomba kuzajya muri Mageragere, agomba kuyijyamo nubwo yaba ari muri Amerika, agomba kuva muri Amerika akaza akinjira muri Mageragere. Niyo mpamvu buriya ibintu byo kuvuga ngo nanone ntabwo wabona umuntu wagiye kuguhonda inyundo mu mutwe ngo ujye kuraguma aho ngaho urirukanka. Uretse ko we yagiye adahunze, niyo makuru ufite, yagiye adahunze, ariko njye ndashaka kubizana muri context ngenda yuko wamenye ko bagiye kuguhonda inyundo mu mutwe, ntabwo wabura kwirukanka ngo guhunga byo ni ibintu byemewe, byakozwe n'intumwa z'Imana zarabikoze. Ariko icyo umuntu atakwibeshya ni uko atakwibeshya ko hari icyo yakora ngo icyo Imana yamwarikiye kiye kumubaho, byaba ari ugupfa, byaba ari ugufungwa, byaba ari iki, byose igeno ni irya Allah, Imana niyo igena. Rero yisanze hehe aho ngaho nyine muri Mageragere. Ubwo reka dutegereze ikizaba. Ubwo twamenye ko yagiye muri Mageragere, buriya tuzanamenya ko azajya kuburana, wenda n'izo manza tuzazikurikirana. Gusa ngo icyaha akurikiranweho ni impapuro mpimbano. Ubwo izo rero zizasobanuka, ibyo byose bizasobanuka, hazabaho kuburana. Iyo umuntu yageze muri gereza, burengeye ntabwo mbibonamo ikintu kigize cyane, kuko muri kino gihugu iwacu iyo wageze muri gereza nyine uba ugize amahirwe yo kugendera kuri gukurikiranwa n'aya mategeko yanditse. Rero iyo habonetse amategeko yanditse agukurikirana, icyo gihe ugira amahirwe yo kujya muri Mageragere. Ariko iyo ayo mategeko yadahari, nyine icyo gihe ushobora kutaboneka, kandi ntibigaragare n'aho uri, bityo abantu bagahera mu gihirahiro. Nyikiriza rero ko ari byo bibi cyane iyo umuntu yabashije kugera hariya, byibuze abantu bagira ibyo bamenya, bagira uko bakurikirana, nubwo yakatirwa wenda anarenganyijwe, ariko byibuze nyine biranamenyekana ko umuntu yakatiwe imyaka iyi n'iyi, yenda arenganijwe. Ariko binyuranye rero nuko umuntu yabura gusa ngo umuntu twaramushatse twaramubuze, kandi yarari aha ngaha kuri ino saha, ariko twaramushatse twaramubuze. Ugasanga ababaza leta bati umuntu yagiye he, leta nayo iravuga iti umuntu nyamara umanzi arigendeye, yaratorotse igihugu, manzi cyangwa se yarahunze imyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga ibintu biragoranye. Ibyo rero ni ikintu njye mba mbona ko buriya biriya bintu byitwa amategeko atanditse ni ibintu bibi cyane, kuko biriya bintu iyo biguhannye biguhana nabi. Buriya aya mategeko tujya tuhindurira tuvuga ngo yashyiriweho abantu bamwe kubakandamiza bamwe, ariko dimwe byibuze iyo umenya ngo umuntu ari hariya wenda ukamushakira. Ariko ibi bitegeko rwose, ibi bitegeko tutazi, mu by'ukuri byo biragoranye cyane. Amategeko atazwi rwose, atanditse, aya ngaya rwose ni amategeko mu by'ukuri asa nk'ashaka gutera ubwoba. Uretse gusa nk'uko mpora mbivuga, ntawe ukwiye kugira ubwoba, kuko ntawe ucika urumwirukaho.
icyo cyo mugomba kukimenya gutyo. Ibyo bakora byose ntawe ucika urumwirukaho. Iki ngiki cyo mukimenye. Akazapfa kabungira akazakica. Ushobora kuva aha ngaha uvuga ngo uruhongo urupfu wajya hari ugapfa n'ubundi. Gusa icyo abantu bagomba kumenya nuko kizakwica cyo kizwe na Allah wenyine. Ntabwo ugomba gusipoza ikintu kizakwica ngo uvuge ngo ubu ni iki. Donc nubwo icyo kintu waba uzi neza ko gifite ibyifuzo byo ko cyakwica koko, ariko ntabwo ari ngombwa ko cyashobora kukwica. Ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba kugira gute bakamenya kandi bagasobanukirwa. Ikindi nanone ikigeme naho impunzi z'abakongomani nazo ni imyigaragambyo yatanu, ariko kandi ngo niyo mu mahoro. Kandi iyi myigaragambyo rwose abapolisi bayirimo barahari barayirinze. Ibi ngibi rero ngira ngo ikintu izi mpunzi zivuga ni uko nyine zirimo kugaragambya ziti turashaka kujya iwacu, kandi noneho na bene wacu barimo gupfa. Kubera iki? Bene wacu barimo gupfa, bakanabisobanura ni bene wabo b'abatutsi, ntago abandi bapfa, ntago ni bene wabo b'abatutsi barimo kuvugira kuki bapfa. Bakaba rero bari kurega leta nyine ya Kongo bavuga ko bene wabo barimo gupfa kandi barebera. Gusa icyo ngira ngo mbabwire, basubize ubwenge ku gihe, inyuma barebe hari igihe bari muri Kongo badahunga, batari mu Rwanda, batari impunzi kandi baticwa. Wenda amakuru ahariyo ni uko mu by'ukuri ku bwa Mobutu bari bafashwe neza, bari mu myanya y'ubutegetsi, bakoraga, bahingaga, bororaga, byose bari bafite. Ubwo rero bajye banariza barebe nyine nabo bavuge bati kubera iki ibi ngibi birimo kutubaho, ariko ntibyari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye mu by'ukuri. Byari ibintu byo kwamaganwa n'abantu nabo barwana n'abasirikare hanyuma bakadukira abaturage. Iki nacyo ni ikibazo nyine kiri mu bibazo, kandi ibibazo bikomeye cyane bikwiye gutekerezwaho. Ibi rero kugira ngo birangire buri gihe, ubundi bigomba kurangizwa n'abaturage b'Abanyafurika. Nitwe tugomba kureba kure tukamenya ngo ubundi abategetsi batwifuriza neza cyangwa batwifuriza inabi. Ese babikora kubera iki? Turebe inyungu babikuramo. Kuki bibashimishwa nuko dupfa? Iki abantu babitekerezaho. Hanyuma Biden nawe ngo ubu yahamagaje abaperezida bo muri Afurika, ibihugu bigera kuri 49. Ukuvuga ngo harabura bingahera ubundi Afurika ifite ibihugu 54. Ubu ndakeka ari 6 batazajyayo, batahamagawe. Numvishe Dr. Rusi avuga ko abo batahamagawe cyangwa se ko hari abatazajyayo, ko mbese hagiyeyo abantu bari koronize cyane yabo bagabo. Ariko byaba ari akaga rero, urumva ko ba perezida batandatu bonyine muri Afurika aribo baba bafite veto, aribo baba bafite ubwigenge. Mu by'ukuri byaba ari akaga n'amakuba. Ariko ngira ngo mbwire abaturage b'Abanyafurika ko mu by'ukuri hari ibintu dukwiye kwipakurura tukabivanaho, kandi byashoboka. Twebwe Abanyafurika tubikoze ntabwo dukwiye rwose guhabwa, ntabwo Amerika ikwiye kutugenera abatuyobora. Ni ibintu twagombye kwanga tukabyamaganira kure, kandi ibi ngibi byafasha n'abene wacu. Njye ntekereza ko n'abene wacu nabo baba batishimye, nabo baba babikora gutyo kubera ko bambuza uko mbigira. Ariko njyewe buriya ndibo nagira kugira ngo nyine wenda iyo Amerika gukora n'imbaraga ifite batanyica, ariko noneho nasasabiriza abaturage bo hasi, bo bakaba ari bo bakora bakaba ari bo bakora revolution. Rwose buriya abaperezida bacu babishatse babikora, agashishikariza abaturage bo hasi bagakora revolution, noneho bakavuga bati turabyanze. We ntibimubarweho, wa Amerika yanze ikamugira ite? Erega buriya mujye mubimenya, buriya Amerika nubwo ari Amerika bavuga ngo ni igihugu gihambaye, ariko buriya Amerika ntabwo ishobora kubasha kuza kurwana n'u Rwanda igihe idafite collaboration n'ibihugu duturanye, byaba ibihugu biri hafi ngaha nka za Kenya, Uganda, mbese ibihugu byacu bya Afurika. Mu by'ukuri badahaye inzira Amerika ntabwo ishobora kubona uko ishobora kuza kurwana hano iwacu mu Rwanda. Kubatinya rero
ni ugupfa gutinya gusa ariko nta kintu bimaze. Mu by'ukuri abanyafurika buriya ndetse n'abaperezida bagizwe abacakara babishatse byabanyuraho bagasisibiriza abaturage bo hasi bakareba bikorera revolution, hanyuma ibintu bigahita bihinduka muri Afurika. Ariko ikibazo urabona buriya kugira ngo umuntu doko muri kumwe rwose gukorerezwa na mwene wanyu ni ikintu cyoroshye cyane, kuko mvuga mwene wanyu aba afite uburyo akuzi cyane. Urabona mwene wanyu ashobora gufata mukuru wawe akamuha akazi, barangiza bakagukoroniza rwose, akagukoroniza mukuru nawe akaba ari korone, ariko akaba kubera ko ari umukozi ubwo akabikora ashishikaye cyane, bityo ukabakoroni rwose, abaturage benshi bakabakoroni y'abandi baturage, ugasanga rero ni ikibazo. Ariko nabo ubundi baba ari tuba turi korone y'aba bazungu, ariko mu by'ukuri kubera ko bafashe bene wacu, bafashe bakuru bacu, bafashe aho tuvira imwe bakabagira abakozi babo, ibyo nyine bituma badushobora. Ariko mu by'ukuri kwipokura abazungu ni ibintu byoroshye cyane, kandi mu by'ukuri hari abantu bafite imyumvire ivuga ngo abazungu ngo ntabwo byashoboka. Njye mbona ari ibintu bishoboka cyane no ku buryo bworoshye, gusa aho bitugorera nyine nuko abakozi babo niba bari menase, nibo tumenasa cyane, bigatuma tudashobora kugera kuri uwo mugambi. Ariko mu by'ukuri kuko bo baratukurikirana cyane amanywa nijoro, icyo watekereje, icyo wavuze baranabakimenye, hanyuma rero bakaza bakasenya nyine ibyo bitekerezo wowe wagize, kubera koko bafite mukuru wawe, afite abantu bakozi babo murarana, mugendana, musangira. Kumenya rero ibitekerezo byawe ni ibintu biba biboroheye cyane. Ariko nibyo mvuga, abaperezida bacu baramutse bagizemo uruhare bakavuga bati twebwe twashyizweho n'abagabo baradukoronije ngo dukoronize bene wacu, nitubigenza gutya nitudakora icyo batubwiye bazatwica. Nyamara buriya ari ukuntu bashobora kwirengagiza bakasa nk'abakora ibyo bababwiwe, ariko nyamara babwihugiye abandi ku ruhande bati mugende mubwira abaturage ibi n'ibi, bareba ibintu ukuntu twakwigobotora aba baginga b'abazungu kugira ngo badakomeza kudukoroniza bigeze aha ngaha. Izi ntambara zose ziri aha iwacu mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ziterwa n'abo bazungu. Rero ni ikibazo kandi gikomereye abanyafurika n'iyi korone yabo. N'abatekereza nyine abaperezida ni 49 bose bagiye muri Amerika ngo nta kindi kibajyanye, ngo bagiye kunoza uburyo bw'imikoranire ya Amerika nyine na Afurika. Ubwo rero nta kindi nyine ni uburyo bwo kudukoroniza, ni uburyo bwo gukomeza kutwicisha bene wacu. Izi ntambara zose ziba mu iwacu aha ngaha nibo bazikora. Nakomeje kubabwira kenshi, buriya hari igihe bizahambuka bikavugwa cyangwa se bikamenyekana. Donc nakomeje nkunda no kuvuga kenshi ko dufite ikibazo hano iwacu mu Rwanda cy'uko na FPR ivuga ko irwanya jenoside itaratwereka uwateguye jenoside. Ariko njyewe mu by'ukuri mfite ibimenyetso bigaragara abayiteguye aho bari mu by'ukuri. Ni nayo mpamvu bigeze iki gihe bitaramenyekana nuko harimo akaboko kabo bagashaka buhake. Donc kuri jenoside yabaye iwacu hano mu Rwanda, akaboko kagashaka buhake karahari rwose, gakomeye cyane. Ntabwo ibintu byose byabaye hano iwacu mu Rwanda bariya abazungu babizi neza, mbizi neza ko babizi neza, ari ibyabaye muri jenoside, ari ibyabaye imbere ya jenoside, ari ibyabaye nyuma ya jenoside, byose babizi neza. Ndetse no kubera uko ababikorewe babizi, kubera ko uwabikorewe nyine yabaga abikorerwa sur place aho ari aho ngaho, ariko ntabwo yashoboraga kumenya ibiri gukorerwa hirya. Ariko abazungu bo bari bafite uburyo bagenda hirya no hino. Uretse n'ibyo kandi bari bafite ibyogajuru biri mu kirere bigenda bifata amashusho, bigenda bibona uko ibintu bikorwa. Abazungu ni ibikenya, buriya amashusho yose mu myaka nk'ijana uzajya hari abantu bazasohora amafilime cyangwa se aya mavideo y'ibyo bintu byose uko byakozwe, nyamara uyu munsi tutari kubona. Donc si igitangaza, uzayibona mu myaka myinshi, uzayibona igihe kizagera bazagaragaza bati donc mu Rwanda dore uko byagenze, jenoside nguko yabaye, nyuma ya jenoside nguko ibintu byose bazabitangaza, muzabibona. Kandi nzi neza ko ibyo wenda abuzukuru bacu bazayibona. Birashoboka ko iki kiganiro nkoze runangaha muri iyo myaka cyazaba kigihari, uzacyumva bazamenya ko njye navuze ko hari igihe abakoze ibintu bazamenyekana,
kandi nuko byakozwe bizasobanuka neza, noneho amazina akava aho ngaho, n'ibyo abantu bagenda birengagiza babeshya bikava aho ngaho bikagaragara neza. Ariko mu by'ukuri ingenzi neza ko ibi byose ubucakara turimo, aka kaga turimo, ibibazo turimo, ni aba bazungu nibo babidutera. Buriya nibo dukwiye gushyiraho imbaraga cyane mbere yo kurwanya aba bavandimwe bacu, tukamenya ko nabo ni abakozi bagashakabuhake. Gusa ntabwo na n'uwo muntu yabashima yabagaya ko bemeye kuba abakozi bagashakabuhake, ariko mu by'ukuri Afurika yose turahatswe. Ntabwo abo bagabo bigeze bavana colonization hano iwacu muri Afurika, bakomeje kudukoloniza batubeshya ngo duhoye ubwigenge, nyamara mu by'ukuri nta bwigenge baduhaye na bukeya. Ibi rero ahubwo birutwa nuko bo bari kuza bakadukoloniza bya nyabyo, kuko kubipakurura burya abantu bagukoroneje nk'ubu tugize amahirwe bakaba aribo biyizira bakadukoloniza nk'uko bari bakolonije cya gihe. Kubera aho tugeze ubu ngubu twasubira inyuma, noneho tubipakuruye ntabwo bakongera kutugarukaho, ntibishoboka, byaba imyaka mike cyane, kubera ko twaba tuvugana ku buryo tugahuza bigakunda. Ariko uyu munsi biragoye kugira ngo uzigobotore mukuru wawe, mubyara wawe, mwishywa wawe ugukoronije. Ntabwo byoroshye kugira ngo uwo muntu umwigobotore, kuko uwo muntu afite abantu benshi bamuha amakuru iwanyu, kuko mufite icyo muhuriyeho, mufite icyo mupfana. Rero uwo kuba agukoroneje akonezwa nabo ngabo, nawe akagukoroniza, nyine ni umukozi wawe kugira ngo bagukoronize bose. Ariko mu by'ukuri kugira ngo wipakurure ni ibintu birimo ingorane, ariko nk'uko nabivuze, bishobotse babishatse rwose ni ikintu bashobora gukora, bakaba bakwipakurura, tukaba twakwipakurura ingoyi ya gihake, cyane cyane abategetsi bacu baramutse babigizemo uruhare, byo byahita byiruka cyane. Impamvu rero bitugora ni uko kugira ngo twipakurure abazungu bidusaba kugira ngo tubanze twipakururiye abategetsi badutegeka nabi, bacakara b'abazungu. Donc bidusaba kugira ngo tubanze tubipakurure, tubone kuza kwipakurura iki abo, cyangwa se tubipakururiye rimwe, kuko buriya tumaze kwipakurura aba ngaba mu by'ukuri tugashyiraho abategetsi bacu tuyobora, icyo gihe twaba duhise twipakurura rimwe n'abo bazungu. Ariko biragoye kuko ni ikibazo. Icya mbere, kugira ngo abanyafurika tubyumvire rimwe, ni ibintu bitwara umwanya. Icya kabiri, kugira ngo twipakurure abo bantu, babyara bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, abavandimwe bacu, baturanyi bacu batwegereye, ni ibintu mu by'ukuri birimo imbaraga nyinshi kurusha ko wakwipakurura umuzungu waturutse i Kantarange akaza aje kuwukoloniza. Byo rwose bamwirukana ku buryo bworoshye. Ariko mu by'ukuri kwipakurura umuntu ugukoloniza kandi murarana, kandi urarana na mukuru wawe, yaramugize umukozi we, yamugize maneko we, ni ibintu ibyo bigoranye cyane, rero bitoroshye. Ntabwo uyu munsi ngira ngo ntinde, nagira ngo mbagezeho aya makuru, inshallah ejo cyangwa ejo bundi tuzongera tuganire kandi ku byiza by'igihugu, nk'uko mpora mbabwira. Intego ubundi y'amateka nyakuri ni ubumwe, ubwiyunge n'amahoro mu Banyarwanda. Nababwiye kenshi kandi kera ko ibi ngibi nibyo byonyine bituma twubaka igihugu cyiza, bituma twizera ko dufite igihugu kandi kidasenywa n'uwo ari we wese, kubera ko tuba dufite ubumwe, tutazaba dutinyana tuvuga ngo hari abari hariya bazaza kuturwanya, tuzadufata ngo tuvuga ngo hari imitwe iyi n'iyi izaza kuturwanya. Ibi ngibi bizatuma ibyo twubaka tuzizera ko bihari kandi bikomeye. Ikindi, icyo tugiye tugera kuri ibyo ngibyo, buri wese azaba abasha gukora, agere ku byo yakoreye, kandi yizere kubitunga, azi ko ntawe uzabimwambura. Ariko biratangaje uyu munsi ko umuntu akora akavuga ati niyo abashije gukora, ariko akaba atizeye ko ibyo atunze azakomeza kubitunga. Biratangaje ko kuba umuntu yajya hariya agakorera amafaranga, akagira miliyari, hanyuma ejo ushobora kuba wamusanga ari umutindi, yabaye umukene nyakujya, kubera ko hari abantu runaka bafashe umutungo we bakavuga bati wowe turawukunyaze mu buryo umuntu. Ibyo rero bigomba kurangira, kandi bigomba kurangizwa natwe Abanyarwanda, natwe Abanyafurika, natwe kandi buri wese agomba kuba, kuko twashize ubwoba tukamenya ko mu by'ukuri akazapfa kabungira akazakica.
tukamenya ko nta kizakwica n'ubundi kizakwica ntaho uzagihungira, ariko kandi tukamenya ko please ukomeza kutavugisha ukuri, kutagaragaza ukuri kwawe, kutagaragaza ibikubabaje, ari byo bikomeza gutuma n'uguhohotera n'ugukoroniza arushaho kugukoroniza ku buryo bukabije kandi buteye agahinda. Murakoze rero, murakarama. Amateka nyakuri, cyangwa se ni subscribe, share, comment, ibyo byose ni ibintu biduha ibitekerezo byo kugira ngo tuganire, kuko please muduhaye comment, mudukoreye share, mugakora subscribe, ibiganiro byacu bikagera kuri benshi, hanyuma abo benshi bakaduha ibitekerezo byabo muri comment. Ibyo bituma natwe tubasha gutekereza, tukamenya ibyo mukeneye, tukamenya ari byo natwe tubagaburira. Rero icyo ngiye niteguye kubagaburira ntago ari amacakubiri nk'uko abantu bayandega, ahubwo icyo niteguye kubagaburira ibyiza bituma mwagura ibitekerezo byanyu kugira ngo mugire ubumwe nyabwo, ubwenge nyabwo. Bityo ntago rwose sinkeneye kandi ntekereza ko ntawe ubikeneye ko hari ikindi kintu nubwo cyaba ari ugusa na jenoside. Reka wenda mvuge ngo jenoside iyo iragatsindwa ntizanagaruke, ariko nta nubwo dushaka ikindi cyaba kiyegereye icyo ari cyo cyose. Mbese ntabwo dushaka, mu by'ukuri twifuza u Rwanda rurimo abanyarwanda bose, rutarimo ubunzi. Nta gihe nzishima uretse kuzumva ko nta munyarwanda ukiri hanze nk'impunzi, ahubwo nzumva ngo umunyarwanda wese ari hanze nk'umuntu wifuza kuba hanze, gukorera amafaranga, kandi aza ashyira ayo madolari, ayo mafaranga yakoreye ayazana ahangaha iwacu muri Afurika. Ikindi nanone tugomba kurwana nacyo, tugomba guharanira nituramuka twigize ibintu by'amafaranga iyi fra, ariko ubu iyi fra donc ibi nabyo ni colonisation. Iri faranga neryo ni koloni, kuko iyi fra ivuga France. Mu by'ukuri ibi byose birakwiye rero ko ubwo tuzaba tubaye bamwe, tuzakorera natwe ifaranga ryacu, tukagira ifaranga ryacu, tukava kuri fra tukajya ku yandi mafaranga nyamugani twihitiyemo kandi atubereye. Ibi ngibi byo kuba dukoresha amafaranga y'amanyamahanga kandi abanyamahanga batakiyakoresha, nabyo ni irindi isubira inyuma. Abanyafurika bakwiye kwikuramo kumva ko ngo abazungu babasize ngo badatekereza. Nagira ngo mbabwire ko ntago abazungu barusha abanyafurika ubwenge. Iki cyo tucyumvikaneho. Abazungu ntago baturusha ubwenge ku izina ry'Imana, ngenda birahiye. Ntago abazungu baturusha ubwenge, ntaturusha gutekereza. Ngira ngo niko mwibeshya, ariko uretse kuba baradutenze iterambere wenda kera, ariko ntiturusha ubwenge. Ngira ngo uyu munsi nta makuru se mufite yuko sinzi bari muri Algeria, bari muri Senegal, sinzi mu minsi mike ishize umwana wakoze imodoka itwarwa n'amazi. Ubwo se uwo muntu nta bwenge afite? Ariko kubera uburyo bugize none icyo gihugu, ahantu na hano iwacu hari abantu bajya bakora ibintu by'ibitangaza, ukumva koze icyo gitangaza, rero ukabona abantu ntabwo bagihaye ubutegetsi, ntabwo bagihaye agaciro. Ni ibintu rero ibyo ubwabyo bigaragaza imitekerereze mikeya y'abategetsi bacu, kuko mu by'ukuri yiba umuntu hagaragaye umuntu hano iwacu muri Afurika akaba akoze ikintu cy'igitangaza nk'icyo ngicyo, hano iwacu njya numva ngo bahari ngo bakora amadege, bakora ibintu by'amapikipiki babivuga, ariko ugasanga ntabwo abantu bitabaho. Hari ibyo njya numva ugasanga umwana ngo yakoze radiyo, hano iwacu mu Rwanda barahari, agakora radiyo ikavuga. Donc uyu mwana mufashe nka leta, mukamutera inkunga, ibyo abura mukabimufasha, yakora ibirenze ibyo mwabonye yakoze yihimbiye. Mutekereze nawe kugira ngo umuntu agende atoragura ibyuma, atoragura amadiya, atoragura udukwege, akore radiyo ivuge. Ubwo se uwo muntu mutekereza ngo mumufashije, mukamuha ibikoresho bigezweho, mukamukugera ku bikoresho bigezweho, yakora ibingana iki? Rero ubwenge turabufite, twagera kuri byinshi. Nta nubwo ibyo kandi n'amateka arabigaragaza. Imibare mumenya wavumbuye imibare muzasanga ari umunyafurika. Nimubareba uwavumbuye ubuvuzi muzasanga ari umunyafurika. Nimubureba ibintu byinshi usanga abo bazungu izo tekinoloji zabo bazikoreshamo abanyafurika. Rero abanyafurika bafite ubwenge bwinshi cyane, no kurenza mu by'ukuri abo bazungu. Ntacyo baturushije. Tujye tureba mu by'ukuri, tujye tubona abantu tugize nk'aba Sankara benshi, tukagira nk'aba Kadafi benshi,
tukagira mbese hari abantu bagiye baba abaperezida bagiye baba ba macuya kabisa ku buryo nk'uko mubizi nyine bene aba perezida ntago barambaho nta muperezida no kugira ngo umuperezida amare igihe kirekire ku butegetsi adashyigikiwe n'abo bambatsi ibihugu ni ibintu hano iwacu bigorana none se Sankara ntishwe na mubyara we kandi basangiye kandi ari nawe wamushyize ku butegetsi bakubwira ko Sankara yari yarafunzwe bagakora kudeta hanyuma bakamushyira ku butegetsi we nta kudeta yakoze kubera uburyo bamwemeraga ariko abazungu banyuze inyuma baramubwira bati wowe murasa aramurasa hanyuma Sankara yarapfuye ariko murebe ni umuntu ibitekerezo bye mubirebye mwumvishe amadisikuru ye ni amadisikuru ari efikase ni amadisikuru meza cyane ni amadisikuru agaragaza ko abanyafurika tugomba kuba abantu bamwe ibyo rero tugize amahirwe tukagira abantu benshi twatera imbere mu by'ukuri Afurika yacu yatera imbere ndetse n'imirwano y'urudaca ya buri munsi yavaho ntabwo yakongera kugarukaho murakoze rero murakarama Imana ibishimire turi kumwe kandi tuzakomeza tuganire